agira gutya noneho arangije amubajije ngo ngwere gitoro gaze hiya urumva ngwere gitoro gaze hiya ni benshi cyane bagiye bansiga kuri iri cupa kuko ahubwo mpamya yuko iyi ngiyi ariyo girlfriend nako oya reka tureke girlfriend kuko sinzi igitsina cyaryo sibyo ubundi ikikubwira indaya uyisanga ku muhanda iteze sibyo aho wayisanga ku muhanda iteze ukamenya ko ari indaya mukajya mu giciro ukayibwira ati ndakujyana muri rogi cyangwa se ndakujyana iwanjye cyangwa se urajya he aha n'aha kuko hari naho urabona ko wakunda ujya mu isoko ugura ihene cyangwa ugura inkoko ukajya uyikanda amaguru umwana rwose aba ari ku itara akajya agira gutya akakwega urabona ntari zirimbura. twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Focus TV aho muri hose dukomeza no kubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho mukora like, comment na subscribe ugakora kuri ako kazugera ako kari hasi kugira ngo ujye ubona notification. Nk'uko rero mubimenyereye tubagerera ahantu henshi kandi hatandukanye tugahura n'ibyamamare byinshi muba mwifuza kugira byinshi mubimenyaho no kumenya ibyo bari gukora muri iyi minsi. Uyu munsi rero nabwo tukaba turi kwitemberera tuba duhuye n'icyamamare kimwe gifite amazina menshi bitewe n'ibikorwa byacyo, gifite amazina menshi agiye atandukanye. Turamureka we ayivugire, reka tumwakire. Mbere ya byose mwarimo no kwitemberera ahubwo mwari musohotse mu nsanga urumva tujya tuvugisha nawe mwari musohotse sibyo musanze ahantu hameze neza hari ukuntu muti rwose ni mama wararaye. Amazina nyakuri nitwa Gasasira Jean Pierre ariko y'ubuhanzi ni menshi ariko ubu tuvugana irigezweho n'igikeri cyangwa se kanyandekwe umashanani ibisanzwe kanihene ikigufuri bwanakeye ari byo zina ntashobora kuba nakwibagirwa mu mazina yose mfite sayose cyangwa se nongera kanyamazi. Ese tugitangira nko ku bantu bafite hari abantu bagira amatsiko kubera amarore menshi ukunda gukina bakagufata nk'umuntu ushaje bya hatari. Urashatse uri single bimeze bite? Mbigusobanura mu buryo bumeze gute bumeze bwa gihanzi. Uko wango nge ndi umusaza w'umusore kandi byose igihe kimwe ndi umusirimu w'umusizi uzira gusinda no gusa. Aho ngaho ni neza, aho ni neza. Uko wango nge ndi umusaza w'umusore ni ukuba undi byombi mbese. So tugusanze hano rero nabo waje kwifata neza weekend yawe weekend cyangwa we iminsi yose bari inyuma y'akazi bari weekend? Urabona hano ni mu rugo nta kuvuga ngo nagiye kwifata neza ahandi hantu ukuntu ni mu rugo urabona ko mu rugo n'ahandi urumva ni mu rugo tu hari ukuntu umuntu ava mu kazi akumva ko byanga byakunda uko bimeze agomba gukenera abandi buteye. Iyo buteye ari kuyikunda kuko mu mafilime yawe yose aho njya mbona nijya ihinduka ntabwo ubundi uzahindura ryari? Guhindura ko ntabwo mbiteganya vuba kereka wenda ari muganga ubinegetse akaba atihindura ariko simbizi nabwo n'uwo muganga nabanza nkamubaza impamvu cyangwa se n'ibisobanuro byinshi. Uzi ko ushobora kuba warahinduye girlfriend ariko iryo cupa ntirihinduka? Oya ni benshi cyane bagiye bansiga kuri iri cupa kuko ahubwo mpamya yuko iyi ngiyi ariyo girlfriend nako oya reka tureke girlfriend kuko sinzi igitsina cyaryo sibyo ntabwo nzi igitsina cyaryo uko rikoze wenda tubari niyo nshuti kuko naba ndimo gutekereza byinshi naba ndimo kugira gute niyo ngafashe bari konyine nkagafata nkagenda nicara ndatekereza mbasha gutekereza neza ko numva ndatuje nkanaryama numva mfite umutima mwiza nako umutima mwiza. Ese nka filime ya mbere wahereyeho ubundi yari iyi? Filime ya mbere nahereyeho umenyekana kuko wenda hari ukuntu umuntu atangira kuri filime ntihite inamenyeka iyo wakoze nyine igahita igutumbagiza abantu tukakubona. Filime ya mbere nahereyeho mpamya yuko wenda ariyo yabaye nk'ingeza kure nahereye kuri filime yitwa Ntayizaruta Iwacu
cyangwa se nta heza haruta iwanyu. Nakoze ndi inyeshyamba mu buzima bwa gicengezi. Iyo filime impamvu mvuga ngo ishobora kuba yarampaye konegisiyo, nako yampaye konegisiyo, ni uko yacaga kuri televiziyo Rwanda, kandi abizi televiziyo Rwanda irebwa n'isi yose, kuko n'amakomenti iyo yacagaho inshuro nyinshi, amakomenti numvaga bavuga ngo Sajenti Kagoro gutya na gutya, bakajya bamamaza kandi bati banakomereza aho ngaho, n'abantu abari hanze abari hehe barimo kuhateza Sajenti Kagoro. Bamwe na bamwe bumvaga ko nanjye ndi umucengezi kuko nahinjiyemo nari ndimo neza kabisa. Mpamya yuko rero niyo filime ya mbere nagaragayemo ku mashusho. Nyuma yaho nza kugaragara mu yitwa Zirara Zishya y'umubyeyi wahise yamboneye aho ngo kuri iyo ntuza, arangije ahita baturiye umwana afite impano, uwamufata akamurera. Ni ukuntu bya bindi bavuga ngo umuntu abura se ntabura shebuja. Papa wanjye Sharire Habyarimana, Imana amugisha mwinshi cyane n'amahoro. Mbese niwe navuga ngo niwe mubyeyi wanjye muri sinema, kuko akimara kumbona akampamagara yantumyeho mugenzi wanjye Samusuri, amubwira ati uriya muntu twamubona gute gutya na gutya, baraza turaganira, tumaze kuganira nibwo kwibona muri Zirara Zishya. Ni ukuvuga ngo namaze kubona ko nanjye byose bishoboka, burya umuhanzi aba ari umuhanzi kandi ufite impano uyifite. Ndavuga ati kuba narebye script bakoze muri Zirara Zishya, ndavuga kuki nakwigana iyo script n'iki nanjye nkaba nakwandika, kuko byabaga bindimo inshuro nyinshi. Numvaga nakwandika indirimbo, nakwandika buri kimwe, naho ngo no ku inspiration yo kwandika. Nanjye nibwo nahise nkuramo filime itarakunzwe na bake, yakunzwe n'abantu benshi bishoboka kabisa. I Kigali si Kigoma, niyo ya filime nigeze kubona, niyo uza kurebamo Kanyombya i Kigali akora ahantu hari amakaro cyangwa ni oya, ahubwo naje kureba umuhungu wanjye Murindabigwi wari wanyibye ihene. None usanga akora kwande kwa Sibarungi ari we Kanyombya. Ni muri niho namusanze, arambwira ati sanga none umuhungu wanjye yamaze kumwe, uko yanyibye ihene yageze no kwa shebuja nabwo aramwiba. Kwa kundi bavuga ngo ingeso ni karande sinzi, cyangwa se ngo ingeso ishira nyirayo yashibuye ibuno. ese ndagira ngo wenda urabona muri no minsi wowe washoboye gukora sinema igicuruzwa ku masede hariya mu gikari mu mujyi, abantu benshi bakunze filime zo kuri sede barahazi. None ubu filime ushobora kuyibona ahantu aho ariho hose kuri YouTube, niho mbona isoko ryimukiye. Tugereranyirize isoko cyangwa se abafana bo kuri YouTube n'abafana bo kuri CD, uko ubibona kuko hose warahabaye. Abafana uko mbibona mbere byari bifite ni ukuvuga ngo hari icyiciro byari birimo umuntu. Urugero wenda impamvu mvuga ngo abafana ba kera bariyongereye, b'abafana bari bagasede, hiyongereho babandi bari mu mahanga batabashaga kubona za sede. Ni ukuvuga ngo rero navuga ko isoko ryabaye rigari, kubera ko isoko kuba rigari. Ubundi twari dufite amasoko mu bihugu biduturanye za Uganda, Kenya cyangwa se Bujumbura, Burundi nibyo. Ariko ubu tuvugana filime usigaye waprodinga, aba diaspora bakayibona, abari hanze b'abanyarwanda hanze. Urabuze hanze ni hanini. Iyo tuvuze hanze tuvuze umugabane wa Amerika, Aziya. Ngo nabonye hari hega hanze ni henshi, n'abasirenga asigaye yikoza Burundi agahita postinga, ariko ngo hanze izuba ryaho. Ariko abari hanze none abari hanze abari hanze none se ureka nkubaze, ubu njye ubu urumva nava muri Kigali nkagera i Cyangugu cyangwa se nkagera i Rubavu, buriya amazi napfusha ubusa. Nubwo utangira gutya leta uwambaza ati aho hantu wari uri mu rugo, wari uri hehe muri Kigali? Nari ndi hanze. Nasohotse rega. None se ubu ni urugero, nimba uri muri Kinigi wagiye kureba ingagi, mu gihe ukakubitana n'umuzungu uturutse muri Amerika, cyangwa se umushinwa uturutse mu Bushinwa, mu Buyapani, nawe ese we ntuba wasohotse uri hanze uwatwitse ahubwo. Okay,
ese wenda urabona muri role umuntu ibintu byo kwakitinga uri gukina ubuzima bw'umuntu usanze baranditse muri iyo filime. Urabona nk'iyo uhuye wenda n'urugero abantu benshi bakunda kwitiranya, nk'iyo ufite nka role hari igihe hari filime tujya tubona ufite nka role wenda urimo uratereta kugira ngo ugire iriya feeling, ubundi wowe ni izihe mbaraga bigusaba? ubundi bigusaba imbaraga byose, ariko nanone kuba byagusaba imbaraga nuko byagenda kundi wowe upfa kuba uvuga ngo ndi umwagiteri. ni ukuvuga nkanjye nitwa Gasasira Jean Pierre, ngiye gukina nitwa Rukanihene. Sitori ukuntu ivuga, Rukanihene iravuga umugabo w'umunyamanyanga asa cyangwa w'umunajyi muri karitsiye, kandi abo bantu bariho ku buryo umuntu usanga umuntu ari najyuwa azi buri kimwe cyose, n'ibitamureba yumva ko agomba kubivuga akagira gutaka ibintu nk'ibyo, sibyo? ni ukuvuga ngo rero kwa ni ukuvuga ngo kwa kundi mbaguhaye iyo role yo gutereta, menya ko ugiye gutereta. niyo waba ufite impeta, abenshi turabakinisha babamariye cyangwa se n'ahandi hose, ariko uramubwira uti please uri mariye, ariko ubu tuvugana muri ino sikiributi ntabwo uri mariye, uri singo. akuramo ya mpeta akagira gute, akayibika. ntabwo ayibitse kugira ngo yibagirwe uwayimwambitse, sibyo pe, abikora n'umutima mwiza, akabikora yarangiza agacomekamo. ariko iyo ari role y'umugabo, uba wemerewe kugaragaza ko uri umugabo, niyo utarongoye cyangwa se utashyingiwe. twebwe nimba nk'umuproducer runaka arakubwira ati ino role ugiye gukina undi papa kanaka wakoze ubukwe, cyangwa se ubana n'umugabo n'umudamu, cyangwa se n'umugabo byemewe n'amategeko, tuyimushyiramo. ese nka noza urabona hari amaseni menshi wagiye ukina, ariko ukunda kurangwa n'amagambo asetsa, amagambo asetsa especially yiganje sometimes hari n'igihe haba harimo n'ibintu byo gutukana, ariko nabwo biri mu buryo busekeje. nka seni wowe wakinnye nyine abantu ukabona hari seni umuntu akina ku matera amwe tujya tubibona ugasanga na ba DOP barimo baraseka na kameramani bose. nka seni wumva wakinnye kabisa uko ati seni nyikikora abantu bose no kuri tele byahise bibe ibindi bindi. ubundi reka mwereka seni izagirira abantu akamaro, cyangwa se ubona izakurikirwa nawe ubwo uva kuri tele wamaze kumenya iyo seni, byanga byakunda. gusa amahirwe ngira sindahura n'umwanditsi mubi, wenda niyo duhuye n'ugerageza urimo kubyiga, ariko ufite impano, ubona afite ubushake bwo kugira umuntu akora uko ashoboye kose akagorora ibyapfuye kugira ngo ibintu byose bigende neza. kuko ino ntabwo njyewe Gasasira uko mpagaze ku n'urwego ngezemo wenda mu mwuga, ushobora gusanga sikiributi cyangwa sitori y'umuntu ipfuye ngo mpite nihura nkine, ndabanza nkamugisha inama nkamubwira se tubikoze gutya byabangamira igitekerezo cyawe, ariko njye ndabona tubigenze gutya byagira gutya na gutya. burya umuproducer mwiza cyangwa se umwanditsi mwiza yemera ibitekerezo by'umwagiteri agiye gukinisha, kuko iyo yemera ibitekerezo bye bikahura nibwo bibyara umusaruro. wenda urugero naguha, hari nka sene muri Ndamahe iriya basigiraga inzoga, ndi Rukanihene shuni yasigira inzoga yarangiza nkazigurisha, sibyo? yansigiye inzoga nk'umuntu yizeye, w'umuntu w'inshuti ye, aramubwira ati ngiye mu birori by'umukobwa wanjye ngiye kumuhemba, ariko byanga byakunda abona ajyanye ngomba kuza kubakira, n'abaturanyi ndabakira byo kwita kwereka. noneho ngiye kubera irare n'inda mbi cyangwa se wenda sinzi bya bindi, inzoga nzimaze kuzihaga mpita numva ko nta bandi bari inyuma, ngenda zigurisha. mu kuzigurisha rero aje sene twakoze komba nta handi byagezeho, na DOP director yemwe kandi nawe ni umukinnyi, byagezeho afata umwanzuro aba ati rero ino sene ntabwo turi bugire gute ngo tubabwire ngo bakine uko bashaka nako uko dushaka twe, ahubwo uko mbibona wowe kameramani setinga kamera umushushanye ahantu batari burenga,
ubundi twe twigendera, useka asekere ku ruhande, ugira gute inyuma. Icyo gihe haje n'abadaso, n'abarakomeye ndumva haje n'abadaso icyo gihe. Muza gitifu yatuzaniye abadaso bacunga umutekano, twarabikoreye ku ruhu, hari no ku munsi w'isoko byabaye birebire wagira ngo ni inuza, ni spectacle yabaye. Twarakinnye turisanzura baratureka, ariko iyo role yashimishije abantu benshi cyane, kugeza na none impamvu muvuga ngo abantu barayibonye baranayishimira. Nk'iyo ndi mu nama y'ubukwe, bakavuga ati aba bantu tugiye kubashinga imirimo gutya na gutya, none nkareba sinzi kuvuga amahamba, sinzi gukora iki, sinzi kwambara ikote nk'abandi bumva ko byambera, kuko mu buzima ko sinzi ipfa kuryambara. Ndavuga ariko buriya njyewe wenda nkurikije nimba kuva ari ubukwe bwa famiye bw'umuvandimwe, ntangiye ndumva nabo umuziritsi bose batatiri reka ati wowe ati reka bakanyamaganira kure. Icyo gihe bahita bavuga muri bo hari bari bagifite bavuga ngo, cyangwa umuntu akaba ati gasasira se buriya ko mbona ashobora kugira igitsure ntabwo yajya kuri magaza irimo ibinyobwa, bose batereka ati kireka harimo fanta cyangwa harimo icyayi cyangwa harimo icyayi cyangwa igikoma, aho ngo mubimurindisha urumva. Atari kubenzoga ati icyo muba mugisimbutse turaza kubikora nyuma, cyangwa tuzabivuga mu nama itaha. Okay, wigeze kuvuga ngo wumvaga ufite nuza nyinshi, harimo ngo nuko wakandika n'indirimbo. Ubundi ugira indirimbo, uraririmba uri umuhanzi? Ntabwo ndi umuhanzi, n'ibyo nkora byose ni ubuhanzi, ariko wenda muri ntabwo wenda mu rwego rwo kuririmba nabikora kuko numva ari mu buryo bwo kwishimisha, ariko sinzi ko nabigira umwuga ngo binkundire. Ni bya bindi bavuga ngo ubaye umuhanzi wajya uburara cyangwa ukajya mu madeni menshi cyane kubera umwuga watajyamo neza. Ariko kwandika indirimbo ndazandika, yewe mfite n'indirimbo zimwe na zimwe nagiye nandika, n'izindi nagiye ndirimba, hari n'izindi nyinshi cyane mfite, kuko ubu ndashaka noneho ikintu ngiye gukora alubumu isanga indirimbo 3 ziri hanze. Noneho mfitemo muri ayo alubumu harimo gospel 3, harimo reggae zirahari, wenda ntabwo akapera ye niba ubishaka. Nta musana utagira kapera, ariko ubwo nyine nuza kuyimbaza ndaza kuyiguha, uko ngenda kubwira wenda ntabwo bakapera. ahubwo nibwo buri muntu wese, yaba abadukurikiye abakunzi bose ba The Focus bategereje akapera, noneho bagahita bati ha hantu nawe utwika atatwitse. None ni ukuvuga ngo ndeke kubicisha amatsiko, niko muvuze. Okay. Burya ugiye gusubira indirimbo ihimbaza Imana cyangwa se ivuga ubutumwa bwiza, urabanza ukiyeza umuhogo ahantu hose sibyo. Imirindi yawe Mana, nta hantu na hamwe wayihisha. Ubwo byarangiye Inkomeze ze ijisho ryawe Mana ribasha kubona aho twese tutabona, munsi y'inyanja nini ikuzimu iyo tutazi ubana ibiriyo, nubwo turaba igiciro kuri yo ariko ntaho wayihisha. Iyo ni rafuri ngira ibibazo bibiri n'icyumbi ya kapera. Icyambere ni iki? Icyambere ugiye kuvuga ikuzimu utunga ukuboko hasi, ubundi ikuzimu iyo ugiye kubona ukahita uvuga ngo ni hasi, ubibwirwa n'iki? Bavuga ko turi ku mubumbe wa 3, kubera iki wumva ko ikuzimu ari aho hasi? Ikuzimu iyo ngiye kwandika ikuzimu niyo twagiye gusenga wenda muri adeperi cyangwa na hehe, batubwira ko ikuzimu ari ikuzimu. Ikuzimu iyo wageze kugaruka biba biri kure, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikuzimu, impamvu abantu bavuga ko mbese ikuzimu, nk'ubu ni urugero wenda dukunze kubona nk'abantu bashyingura, hari umuntu n'umwe wari urwumva bamushyinguye mu kirere, bamushyingura ikuzimu. Ikuzimu rero numva ko ari hahandi hasi. Nanjye iyo ndimo kwandika nandika nkurikije ivugabutumwa, cyangwa nkandika nkurikije ko byanga byakunda ngomba gutunga ikuzimu. N'iyo kiripe nzaba ndimo kuvuga ngo ikuzimu.
ubundi iyo bavuze wenda twigire mu bintu bisanzwe hano hafi aha, iyo bavuze ngo uriya mukobwa ni umusiriya kwini, wowe wumva bavuze umukobwa umeze ute? buriya rero umukobwa musireye kuri njye mu kinyarwanda cyiza namwita imbambare. Imbambare nyine ni wa muntu utagira ikinyabupfura, ni wa muntu ushobora kumva ngo ndakurikirana imico y'amahanga, usanga nimba yari akwiriye kwambara ijipo igeze wenda ku mfundiko cyangwa se ku mavi, ugasanga we yayigejeje hehe mu mayunguyungu. Ni ukuvuga ngo ibyo ashaka kwambika cyangwa guhisha bikwiriye guhishwa, reka da, ahubwo abigize tarifu. Njye niko nabyumva. none se dutandukanyirize noneho Slay Queen n'indaya. Slay Queen n'indaya, Slay Queen n'indaya njye ndumva uko ubwanjye byaba bitandukanye. Ubundi ikikubwira indaya uyisanga ku muhanda iteze, sibyo? Aho wayisanga ku muhanda iteze ukamenya ko ari indaya, mukajya mu biciro, ukayibwira ati ndakujyana muri rogi cyangwa se ndakujyana iwanjye cyangwa se urajya he aha n'aha. Kuko hari naho urabona ko wakunda ujya mu isoko ugura ihene cyangwa ugura inkoko ukajya uyikanda amaguru. Umwana rwose aba ari ku itara akajya agira gutya akakwega, urabona ntari virimbura, abyenesha ubona ngo urabona ntari virimbura, urumva? Kandi ari umwana w'umukobwa, ukibaza se undi agahita aza ati waruzi n'ibindi, ati buriya hari umuntu ugeze kubivuga, hari akantu kasitori nigeze kumva, abakobwa babiri barwaniraga umutipe wagiye kuba umugabo nyine wagiye kugura indaya, sibyo? Undi arangije agura tarifu motifu yo kugira ngo amwumvishe uburyo ko ari indaya ikaze. Noneho kubera ko uwo mugabo yavugaga iringara, ariko akumva yuko byanga byakunda, kuva avuga iringara afite amadolari, ari umukongomani ufite amadolari n'iki n'iki. Undi arangije ibyo bavuganaga n'uwo mukobwa ntiyabyumvaga, undi nawe ntiyumvaga iringara, ntiyumvaga n'igiswahili, ahubwo yahise aza arirukanka ari icyo bita kwipendeza, akajya akira bya busire nyine yakubita gutya agira gutya. Noneho arangije amubajije ngo eregitoro gaze hiya, urumva? Eregitoro gaze hiya. Noneho ndakwibasa eregitoro gaze hiya, eregitoro gaze hiya ni iki? Undi agahita yumva ko wenda avuga ngo njyewe n'ibyo uhendutse ndaguhendukira, ni urugero. Leta agira gute, atwara wa wundi, abamutwaye enoza gutya. Bimera nka wa wundi babandi bacuruzaga ibigage, mbese hari abantu bacuruzaga ibigage, undi akavuga ati hano hari ikigage cyiza cy'ibyumba. Urabizi ko ikigage cy'ibyumba gikoma abantu mu gihugu hose, urumva? Noneho wa wundi nawe utarabyanditseho akabona abakiriya, ariko cya kigage cyiza cy'ibyumba cyashize. Uzi ibintu yakoze? Bwarakeye bwarije nijoro, arangije aravuga ati simbo yakoresheje, ati uretse nza nkwereka. Kuri ya byumba ahita agenda yongera inyuguti ya T. Urumva? Ba bantu bazaga yakata gutya asoma ko nuza ngo ikigage cyiza cy'ibyumba, ati agahita avuga ati wasanga ino myumba atari gitamisi bakenzemo. Tumaze kumukiza none atangiye kujya tugaburira imyumbati. Bamucikaho gutyo. Ubwo urumva indaya ni uko nguko nyine muri urwo rwego. Wenda dusobanurire nyine wenda mu mitangire ya serivisi, reka tujye noneho indani mu mitangire ya serivisi. Wowe uko utekereza, wavuze ko Slay Queen ari nk'umukobwa w'imbambare iki, noneho mu mitangire ya serivisi point ebyiri cyangwa ebyiri zirahagije kugira ngo zidufashe gutandukanya indaya na Slay Queen. Buriya rero kamwera, kuko indaya urumva ko ari mu kinyarwanda, ibyo ukuntu mbyumva, none Slay Queen urumva ko ari iki, ni icyongereza. Wenda urugero natanga, ariko se niko mbyumvamo, se ko nzi ko bikorwa cyangwa se ko n'undi yabitekereza. Buriya nabigereranya n'uza nka icyo bita catering, offside catering. Urabona nka resitora ishobora kuba igaburira abakiriya, ariko ifite n'irindi shami cyangwa se n'indi serivisi yo kuba yagemura ibiryo mu bukwe, ikabibasangishaho muri naha turi, tukababwira tuti nkeneye amapuro 3,
iyo ni Catherine sibyo. Ubwo rero Serekwine numva ko kuko bateye imbere byumvikana ko baba barateye imbere, niba abantu bashobora gufata ya maduka yabo cyangwa se ya botike bacuruza akaba yayijyana Dubai, yuriye indege ariyo mpurisha akaba yatera na Dubai, ndagiye matwika ese navuga ko ari ukuhatwikara, ndagiye makorera sibyo, akafata indege akajya mu Bufaransa cyangwa akajya nayo, urumva ko abagemuye. Noneho yandaya urumva yo nyine ni lokali, abayizaniye nibo yakira ku cyicaro cyo kabisa. Ese ubundi abantu benshi bakunda kuvuga ngo indaya, ese abagabo noneho bo b'indaya? Abagabo b'indaya se babaho? Nta mugabo ndasanga yateza arimo gutereta abakobwa ngo njyewe, ndavuga abazigura noneho. abo bazigura ntabwo baba ari indaya, baba ari abakiriya b'indaya kuko urumva ntabwo nose urumva we ntabwo aba ari indaya, ahubwo aba ari umukiriya w'indaya, ni ukuvuga ngo aba ari umufatanyabikorwa na bizinesi y'indaya. Nka kwa kundi nimba ukunda inyama ukajya kuri busheri, uzaba uri umubazi cyangwa uzaba uri umunyamakuru ariko tubita, ahubwo uzaba uri umuryi w'inyama. Ubwo rero icyo gihe uri umukiriya wa wa muntu ucuruza inyama, kuko ugenda ushaka inyama akazigu ukagira nimba numva nta mugabo w'indaya. Wenda dukomeza dusoza, nicyo wabwira abakunzi bawe bagukurikiye kuri The Focus TV, dukomeza nabo kubashishikariza nk'uko tuba twakomeje kubibabwira, gukora subscribe bakanakora kuri iyo nzogera mubona aho hasi ku ruhande, mukagira ngo mujye mubona notification igihe cyose twa uploadinze, kuko tuba tubafitiye inkuru kandi nziza ziryoshye. Nicyo wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye abo mbasha kumenya nabo ntazi, ariko byanga byakunda bafite icyizere cy'uko bahari pe. Abo ntazi si uko ngo si ukutabamenya, ni bya bindi bavuga ngo ni ubushobozi bw'Imana iba yaraduhishe kureba kure. Ariko pe abakunzi banjye mukomeze mukunde ibihangano byanjye, cyangwa se mbere ya byose mukunde ibihangano nyarwanda. Ibihangano nyarwanda ndimo undi arimo n'undi arimo, dukunda iby'iwacu kuruta iby'ahandi. Nidukunda iby'iwacu umuco wacu ntabwo uzacika, tuzakurikirana umuco, kuko ibintu dukora muri filimi nyarwanda dukina ibintu biri mu muco, cyangwa se umuntu wese yaba yaraciyemo uko byagenda kose. Niyo mpamvu navuga nashimira abantu badukurikirana. Wowe ufite filimi yitwa Mu Cyaro Iwacu. Mu Cyaro Iwacu ubuzima burimo gukorerwamo nubwo mu cyaro nyine nyirizina, waba uri umukire, waba utuye i Kigali, waba ugize gute, ariko byanga byakunda n'uwavukiye muri Kigali ashobora kujya gusura inshuti ye mu cyaro. Iyo ageze mu cyaro abona ubuzima bwo mu cyaro kuko buba butandukanye n'ubwo mu mujyi. Ariko filimi Mu Cyaro Iwacu irimo ubuzima bwose buri muri rusange. Hanyuma nshishikariza n'abantu, ariko mbere ya byose mbanza nshimire The Focus iba yatekereje ati gasasira abakunzi be bagiye bamutwaka nk'uko mwabimbwiye, reka tumugereho aguhe ikiganiro byibura dore n'amateka, cyangwa se aganiriza abakunzi be ari nabo ba The Focus. Ndabashimiye cyane nka The Focus, mukomeze mutube inyuma, natwe igihe muzaduhamagara igihe icyo cyose. Kuri njyewe mu giswahili ngo mimi niko tayari. Noneho dusoza akantu kanye mugiye gukorera abakunzi bawe, ugire umupira cyane nawe ukunda kaniye kitu sport ukunda ushaka. Ubu ni amasegonda nk'atanu ugiye kutwogereza umupira kandi igitego kijyemo. Ikintu amateka mfite, abantu bareba umupira ngo bumva urubuga rw'imikino rwa mu gitondo saa 2, saa 4, saa 5, mbese amasaha yose baba barwumva. Nta kuntu waba utabizi. Kandi umupira uraba urimo uraca kuri The Focus TV. Ubwo uri umunyamakuru kuri The Focus TV ugiye turakwakiriye muri studio uri ku kibuga. Twagiye action. Wenda amahirwe ngize kano kanya nuko amasegonda 5 wampaye yarangiye. Ikindi cya kabiri wakogeza umupira utawureba.
kuko nk'ubu ni urugero ejo tuzakina na Kiyovu sibyo none se ubu unzi ilisite izabanza mu kibuga izasohoka ntabwo ndayimenya kuko nta mwanya ndabona wo kujya kuri tuvuye mu kazi duhita duhura tuza mu kiganiro ariko kwanza amasegonda wambaye yarangiye ndimo kuyarenza ngaho nacyo basi tubwira abakunzi bo kuri The Focus TV bagumeyeho hariya bakuyikurikirane kugira ngo babone n'izo update zose. Okay. Ni ukuvuga ngo abakunzi ba The Focus ubundi umukunzi nyawe niwo warakurikije amabwiriza nyine ni ukuvuga ngo nimba umukunzi wa The Focus tayari kugira ngo abone amakuru ari update ako kanya nta kuvuga ngo se ngo ubu ngo none ngo reka njye gushakisha nuko urumva nuko nyine ababakunda bagomba kubakurikirana. Tukaba tubashimira abakunzi bacu ba The Focus TV tukomeza kubabwira mukore subscribe mukore kuri iyo nzegera ubundi mukomeze mwibonera amakuru kandi munatwandikira comment zanyu sosoma comment cyane murabyumva rero ko muri in touch mugomba kuba mudukubita comment kugira ngo munatugire n'inama y'abandi bantu mukunda kandi mushaka ko twabageraho nibyo mwumva twababariza murakoze naho utaha.